Yesu ni umwami. Ndashima Imana kuri uyu mwanya tugiye kuganira, umwanya wa Delivrance, umwanya wo kubohora ibintu byacu Satani yagiye afunga. Kandi iyo tuvuga amasengesho yo kubohora, ni amasengesho mu by'ukuri y'imbaraga, ni amasengesho agarura ibintu ku murongo. Uriya Satani ni umuriganya, icyo ashinzwe ni ukwiba, no kwica, no kurimbura. Agenda yiba umugisha cyangwa se umudendezo w'abana b'Imana. Turasoma Matayo ibice 10 umurongo n'uwa 8. Matayo ibice 10 umurongo wa 8. Aravuga ngo mukize abarwayi, muzura abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa, namwe muje mutangira ubundi. Amena. Gukorera Imana ni umugisha kandi ni ibintu byiza. Imana yaradutoranije kugira ngo tuyikorere, tuyiramye, tuyihimbaze, tuyisingize, tuyivugire mu bakire, tuyivugire mu bakene, tuyivugire mu barwayi, tuyivugire mu bazima, tuyivugire ahantu hose. Ubundi Yesu yaduhaye uburenganzira cyangwa se yaradutumye ngo tugende ku isi yose tubwire abantu bose ubutumwa bwiza. Kandi abo tubwira ubutumwa, abizera cyangwa se abemeye kwakira Yesu, mu by'ukuri iyo babyemeye binjira mu mugisha, binjira mu murongo w'abana b'Imana, binjira mu murongo w'amasezerano meza kandi akomeye. Rero ni umugisha wacu cyangwa se n'uburenganzira bwacu guhagurukana ubutumwa tukabwira abantu bose ubutumwa bwiza. Ingorane zihari kuri iyi si, ingorane zihari mu buzima bwa buri munsi, ni uko abantu batazi uburenganzira bwabo, ni uko abantu batazi ibyo Imana ibashakaho, ni uko abantu batazi icyo Imana yabavuzeho. Buriya Imana yatuvuzeho amagambo menshi kandi akomeye. Niyo mpamvu tuza dutinyuka tukavuga ubutumwa, niyo mpamvu tuza dutinyuka tugasengera abarwayi, ni nayo mpamvu twinjira muri porogaramu ya Delivrance. Delivrance ni ikintu cyangombwa ariko kitaza kivugwaho rumwe n'abantu benshi. Hari abavuga kuko Delivrance babaye delivre umunsi bakiraga Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, abandi bakavuga yuko Delivrance mu by'ukuri biterwa n'uko umuntu abyumva cyangwa se abyemera. Ariko Delivrance ni umugisha, ni uburenganzira bwacu kugira ngo kugira ngo Imana itubohore, kugira ngo Imana idusiga amavuta, itwambika imbaraga. Ni ibintu byangombwa, ni ibintu byacu. Dusoma ibyanditswe buri munsi kandi tukabwira abantu ko Yesu abakunda kandi ari umunyembaraga. Gukizwa rero nanone biterwa n'umuntu. Arukizwa agahita ahabwa imbaraga zo kwirukana abadayimoni, kubera inyota, kubera impano, kubera ubushake afite mu by'ukuri bwo gukorera Imana. Hakaba abandi bakira Yesu kuri ritime yo hasi. Akaba ashobora kwakira Yesu ariko adashobora gusengera umurwayi ngo akire, adashobora kwirukana dayimoni, adashobora kuvuga Yesu ashize amanga, ategereje support cyangwa se protocol ndende. Ugasanga abantu bakiriye Yesu ariko n'abanyabwoba. Mu gihe hari abandi bakira Yesu bo bakakira n'imbaraga z'umwuka wera, mu by'ukuri bakagenda kuri ritime yihuse, ritime y'ibitangaza, ritime y'imbaraga nyinshi. Abo bantu rero ni abantu baba batandukanye. Abo bahabwa imbaraga bakimara kwakira Yesu, ni abantu bavugira Yesu, ni
abantu birukana abadayimoni, ni abantu baba bafite imbaraga nyinshi, aho bageze abadayimoni bakiruka bagahunga kubera ububyutse, kubera imbaraga, kubera ubushake, kubera urukundo bakunze Imana. Rero abantu bahabwa imbaraga zitandukanye iyo bamaze kwakira Yesu. Aba rero bafite aya mavuta, bafite izi imbaraga, bafite izi mpano, baza birukana abadayimoni koko. Nibo badelivra, basenya ibintu bya Satani, aho bageze abadayimoni bakiruka bagahunga. Urugero muzarebe, hari abantu bafite izo mbaraga, bafite ayo mavuta. Urebye nka Benhin iyo yirukana abadayimoni cyangwa se iyo ariho Delivrance asengera abantu, ubona ari ibintu bitangaje, ubona ari ibintu bisekeje. Abantu rimwe na rimwe bakavuga ati ariko biriya ni ugukabya cyangwa se bimeze nko kurota, ariko no kuvuga ngo afite ayo mavuta, afite izo mbaraga, afite ubwo butware, afite ayo mavuta Imana yamusize. Abantu bafite ayo mavuta rero baza bahungabanya ikirere c'abadayimoni, aho bageze abadayimoni barahunga. Nawe rero ushaka ayo mavuta urayasengera, ukayasaba Imana, Imana ikaguha izo mbaraga, ikaguha ayo mavuta, ikaguha ubwo butware, ubwo bushobozi bwo kubasha kwirukana abadayimoni. Izi mbaraga zo kwirukana abadayimoni mu by'ukuri twazihabwa twese, ariko mu gihe twizeye, mu gihe tubyemera, mu gihe tubyizera, aya mavuta turayahabwa. Ni amavuta akenerwa, akundwa, ashakishwa n'abantu benshi, kuko umuntu wese aba ashaka ko atitiza Satani n'abadayimoni. Abadayimoni bamubona bagahunga, bakamenya ko ari umukozi w'Imana. Usanga kenshi ari cyo abantu bose bifuza aya mavuta, bifuza izi mbaraga. Noneho tukibaza ngo ariko kubera ko izi mbaraga tutazihabwa twese, ko izi mbaraga zikenewe n'abantu benshi, kubera iki abantu badahabwa izi mbaraga? Izi mbaraga ziza zihabwa abakiranutsi, izi mbaraga ziza zihabwa abantu babizerwa, izi mbaraga ziza zihabwa abantu bagira umwanya munini wo kubana n'Imana, izi mbaraga ziza zihabwa abantu bativanga mu byaha. Izi mbaraga iyo uzisabye Imana iraziguha. Ni icyifuzo nakwifuriza buri muntu wese ko yagira izi mbaraga. Aya mavuta tuyahawe twabasha gukora ibintu byinshi, kuko ni amavuta agiramo ubutabazi, ni amavuta agiramo imbaraga zikomeye, cyangwa se ni amavuta agiramo ubudahangarwa. Abantu rero guhabwa aya mavuta, guhabwa izi mbaraga, ni ibihe tuba tugomba kugirana n'Imana. Ndabizi ko abantu benshi bayakeneye aya mavuta, ariko aya mavuta nimba muyashaka mwayahabwa, bizaterwa n'uburyo mukunda Imana. Abantu baza bihana ibyaha, abantu bakunda gusenga, abantu batangira Imana, abantu batanga amaturo bagatanga icacumi, abantu baza bihana ibyaha, bagira uburenganzira kuri aya mavuta mu buryo bwihuse, kuko iyo baganirije Imana ibintu birihuta, kuko nta kintu kibatega, nta cyaha kibarangaza, nta n'inzira z'abadayimoni zishobora kuba mu mitima yabo, kubera ko n'abantu b'inkoramutima y'Uwiteka. Aya mavuta rero kubera ko muyashaka muri benshi, nimuyasaba Imana iyabahe, nimugire ibihe byo kwegera Imana, aya mavuta murayahabwa. Aya mavuta ya Delivrance rero naje ndayakunda cyane, kubera ko uba ufite imbaraga, uba ufite autorite, uba ufite icubahiro c'Imana, uba ufite ubwiza bw'Imana, uba ufite uburinzi bw'Imana, uba ufite igikundiro c'Imana, uba ufite ubwiza bw'Imana buba bukuriho, kuko uba uri umuntu mu by'ukuri uvugana n'Imana mu buryo bwihuse. Aya mavuta rero arakenewe ku bantu b'Imana. Urebye Satani uburyo ikora n'uburyo ihangayikishije abantu, aya mavuta arakenewe.
aya mavuta arakenewe, abantu bakeneye aya mavuta kuko ushobora kurwara, ushobora kurwaza, ushobora kugira ikibazo runaka. Iyo ufite aya mavuta biroroha kuko ugera bwo nawe utegeka imyuka mibi igahungabana ikagenda, kubera usizwe, kubera kuri ufite igikundiro c'Imana. Aya mavuta rero, izi mbaraga nubwo zikenewe n'abantu benshi, kandi n'uburenganzira bwabo kugira ngo aya mavuta bayahabwe. Ngiye kubasengera rero, nsengera abantu bagize amahirwe make uyu mwaka wa 2020, bakaba barahuye n'ingorane zikomeye. Hari abafite ibibazo bikomeye bijyanye na finance, usanga mu by'ukuri hari abantu buriya batazi kujera imitungo, amafaranga uko aza akaba ari nako agenda. Amafaranga nimba yabonye itariki 30 akaza kugeza itariki 5, amafaranga yamaze gushira atagiri mu maboko ye. Ni inyatsi ikomeye, ni abantu bafite imyuka ibagose ituma ibintu byabo bitarema. Ariko ku bantu bazi imbaraga z'Imana, mu by'ukuri barasevinga, kandi saving yabo iba ari saving ikomeye. Hari abantu bashobora kugira amafaranga bagahembwa, ariko bakaba bagira n'ukwezi kugashira amafaranga yabo ahari, ari aho atarigeze agira icyo akora na kimwe, kubera stabilite, kubera kwizera, kubera kudahungabana, kubera kutihutira gukoresha amafaranga cyangwa se kudakora ibitari ngombwa. Buriya abantu benshi mu buzima bakora ibintu bitari ngombwa, ugasanga umuntu yaguze ibitari ngombwa, ugasanga umuntu yaguze ibitari ngombwa, ugasanga abantu bariye ibitari ngombwa. Buriya ni gaspillage cyangwa se ni inyatsi ikomeye yo mu rwego rwo hejuru. Buriya abantu bagombye kumenya gukoresha igihe cyabo, bakagikoresha neza, bagakoresha amafaranga yabo neza, kuko iyo bakoresheje igihe neza, bagakoresha amafaranga neza, ni abantu bashobora gutera imbere kandi bashobora kugira saving ikomeye, kandi ni abantu umwanzi atazapfa kuvogera gusa, kuko ni abantu badahora baguza cyangwa se basaba. Abagize amahirwe makeya uyu mwaka bakaba baragize amadeni menshi, bakaba baragize ibibazo byinshi bituma baba mu madeni cyangwa se bahungabana, turabasengera Imana kugira ngo Imana ibatabare, Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha mu biganza byabo. Ayo mahirwe rero abonwa n'abantu bake, kugira ngo umuntu abashe kugira stabilite mu bijyanye na finance, kuko finance usanga Satani ayirwanya cyane, kuko niho zafatira abantu benshi. Satani afatira abantu mu bukene, kuko mu bukene niho umwanzi agaragura abantu, ni naho Satani yigaragambya akagaragaza ko azasenya. Ariko ku bantu bafite umutima wagutse, ntabwo mu by'ukuri bashobora gusenywa n'ubukene, kubera ko barabumetiriza, bametiriza ikintu kijyanye na finance, bigatuma bagira stabilite mu bijyanye n'umutungo. Tugiye gusengera rero abantu bahuye n'ingorane zikomeye muri uyu mwaka, bigatuma batabasha kugira stabilite mu bintu byabo. Reka dusenge Imana. Data, ndagushimiye kuri umunyembaraga, kweretse abana b'Imana batashoboye kugira amahirwe yo gutera imbere mu butunzi uyu mwaka. Hari abantu bagize amadeni, kandi amadeni akomeye. Hari abantu bagize ibibazo bitandukanye kandi bikomeye, kandi ibyo bibazo bikaba byarahungabanije ikintu kijyanye na finance. Finance Satani arayicunga cyane, aranayirwanya kugira ngo abantu babashe guhomba, gusubira inyuma, kuja mu madeni, kugira ngo abantu batabasha gutera imbere.
turasenya imigambi yose y'umwanzi Satani, kuko Imana yaduhaye umugisha, Imana yaduhaye ikiganza ciza kugira ngo tubashe kujera no gucunga no gukoresha neza ibyo Imana yaduhaye. Nkinguye umugisha w'Imana, nkinguye iterambere, nkinguye ibyiza, nkinguye amahoro ku miryango yashoboye guhungabana muri iki gihe cya korona, abantu batashoboye gukoresha imitungo yabo neza. Wibuke Mwami kandi ubagire inama. Vos à la meni pendant la contraristication de voler les parties. Dominicatio de la vertique, prosatio demande la ridonia cotage. Domeni et posa la perdition, voter et pendant la prescation de médic. Domeni sera la vorta pic, zrami contrari bandae contre mersica a demander. Duma katika habari trosele meditation, voix de la rémunication de notre rémunitique. Imbaraga za Yesu, imbaraga zikubita hasi ibigirwamana, omenia pandala contrari se reporta fige iglesia. Mu mbaraga za Yesu zihindura ndacecekesha programme z'umwanzi, programme z'amadeni, programme z'inyatsi, programme zo gusesagura, programme zo kurya ibitari ngombwa, programme zo kwambara ibitari ngombwa. Uyu mwanzi usahura imitungo y'abana b'Imana, uyu mwanzi Satani turamusenye. Data ndagushimiye kuko ukoze igitangaza gikomeye kandi ukaba utanze umugisha mu biganza by'abana b'Imana. Urakoze kutanze umugisha n'iterambere, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze cyane kuri Delivrance dukoze gusengera abantu kugira ngo bagire stabilité mu bijyanye na finance. Abantu bazarambaza bakambwira ati ariko Bishop ko ukunda kuvuga development cyangwa se saving, uhera kuki ukomeza kwensista kuri saving? Saving ni ikintu cy'ingenzi. Abantu bose mubona bashoboye gutera imbere ni abantu bazi gusevinga. Ni ukuvuga ngo ni abantu bazi kujera igihe, ni abantu bazi gukoresha imitungo yabo neza. Buriya uko umuntu ashonje ntabwo ari kwarya, kandi uko umuntu afite ibintu byinshi bikeneye amafaranga ntabwo ariko ubikora byose. Hari ibyo wakwigizayo ukazabikora nyuma y'umwaka cyangwa nyuma y'imyaka 2, ariko ufite plan, ufite intego ushaka kugeraho. Rero mu mirimo yacu natwe niko tugomba gukora. Umuryango cyangwa se umukozi w'Imana agomba kumenya guha priorité ibintu bitandukanye akora. Uyu murongo watubwiye ngo mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwahereye ubusa namwe muje mutangira ubundi. Aha ni ikintu cyangombwa cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo mukize abarwayi, ni uburenganzira, ni droit zacu. Nagira ngo mbakangure mwebwe mukiri bato, mushobora gukora ibintu binini, mukazayobora inganda, mukazayobora imiryango minini, mukazayobora ibigo binini, mukazatunga ibintu binini. Uburyo umuntu abikora ni ukumenya kujera ibintu byose, kumenya guha priorité ibintu.
mushaka gukomera rero ni uko mugomba kumenya ibyihutirwa n'ibitihutirwa, ukamenya ibyo wakora mu gihe cya vuba n'icyo ushobora gukora mu gihe kirambye. Impamvu nza nkoresha saving ni ukugira ngo abakozi b'Imana cyangwa se abizera baza bagera mu rwego babasha kumenya gukoresha ibintu byabo neza, kugira ngo batazaza basaba abapagani. Uriya nta kintu kibi nko gusaba abapagani. Urabasaba bakaguseka, urabasaba bakakuvuga, urabasaba, kandi tuba dufite uburenganzira bwo gukora tukabafasha, tugatungisha abantu aho kubasaba, ahubwo tukabaguriza. Urukundo rw'Imana rero, kuzura abapfuye cyangwa se gukiza abarwayi, ni ukugira wa mutima Imana yishimira. Iyo wamaze kumenya ko Imana igukunda kandi ukamenya ibyo ushinzwe cyangwa se ibyo wakora, iyo ubitekereje, iyo ubyizeye, ibintu byose usaba Imana, Imana irabikora. Nagira ngo muri aka kanya twizerere gusubizwa n'Imana. Iyo tuvuga abakristo ko batagomba gusaba abapagani, ni umurongo mwiza, ni n'igitekerezo cyiza, ni n'inama nziza. Dushoboye kubifata twagera ku bintu bikomeye. Reka rero mbasabire umugisha, mbasabire imbaraga kugira ngo ibyo mufite mubashe kubikoresha neza. Ni ubwenge gusa, ni ukumenya gutandukanya ibintu, ni ukumenya guha priorite ibiri ngombwa. Katubibwira Imana. Mana, uzuha umugisha abantu, kandi uzumenya gukoresha ibintu neza, kandi iyo wafunguye umuryango w'umugisha nta muntu n'umwe wawufunga. Ndasaba imbaraga z'Imana zikorera mu bera kugira ngo zigote imiryango, zigote abashakanye, zigote urubyiruko, zigote abasaza. Ndakwinginze Mwami kugira ngo utange ihumure rikomeye riva ku Mana. Odilation opera mingadre mitoke la voste pandage. Mana, ubukristo ni ubuzima, ubukristo ni amahame, ubukristo ni ukwemera, ubukristo ni ukwakira, ubukristo ni ukunyurwa, ubukristo ni ukusobanukirwa. Ndagusabye kugira ngo abakristo basobanukirwe n'agaciro kabo, abakristo basobanukirwe n'imbaraga bagira, abakristo basobanukirwe n'urukundo Imana yabahaye, abakristo basobanukirwe n'uburyo bafite ubushobozi, abakristo basobanukirwe n'uburyo ari abanyembaraga. Ndagushimiye Kristo kuko uwe ku cavu ukicaranya n'ibikomangoma, ukura abakristo mu bukene ubicazanye n'abakomeye. Ubahe gutunga ibintu bifatika kandi by'agaciro, ubahe kwiyubaha no kubaha Imana, ubahe gukundana no gusabana. Ndagushimiye Kristo kutanze umugisha n'imbaraga n'ubuzima bwiza ku bakristo, ku bana b'Imana. Nguhaye icubahiro Mwami kuko ugikwiye, uri Data, uri Umwami. Komeza ushirwe hejuru kuko uri Imana isumba byose. Ni mu izina rya Yesu dusenze, urakoze, amen. Muri Delivrance y'uyu munsi harimo abarwayi batandukanye, abantu barwaye mwizere gukira. Ngiye kubasengera, ngiye gusengera abarwayi. Mana, kweretse abarwayi corona, abarwayi grippe, abarwayi malaria, abarwayi sida, abarwayi kanseri, abarwayi umwijima, abarwayi amara, abarwayi umugongo, abarwayi amaso, abarwayi imisatsi yabo yarapfutse iragenda. Turabasabira gukira. Mana, ndagusabye ngo ukore igitangaza gikomeye, utange umugisha, utange amahirwe, utange ubuzima bwiza. Ndagushimiye Mwami kuko ije abarwayi, kandi ndagushimiye kubahaye gukira.
ntibakire kuba bazima, basoza umwaka banezerewe kandi bafite ubuzima bwiza. Mu izina rya Yesu dusenze, urakoze, amen. Yesu abaha umugisha kandi mbifurije komeza kurindwa. Porogaramu y'ejo tuzaba dufitemo gusengera ibyifuzo, tuzaba dufitemo veye, izatangira kare, izatangira saa 3, igitaramo kirimo indirimbo, kirimo amashimwe, tuzageza mu ma saa 6 n'igice dutaramiye umwami, tuvuga gukomera ku mwami. Rero mwese ndabatumiye muzaze tube mu gitaramo gisoza umwaka kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze.